Ikaze. Abantu benshi batekereza yuko hari ibyo kurya runaka bibyibushya ndetse hakabaho n'ibyo kurya runaka binanura. Ibyo rero akenshi usanga iyo umuntu atangiye kuvuga ngo agiye kugabanya ibiro cyangwa se agiye gukora regime, usanga ari byo abantu bashingiraho bakubwira bati nyamuneka ugomba kureka ibi n'ibi, ugomba kurya ibi n'ibi kuko ibi biryo runaka birabyibushya, ibi birananura. Nyamara iyo urebye ubushakashatsi butandukanye bwagiye bushyirwa hanze, usanga ibyo bitandukanye n'ukuri. Kuko nk'uko tubizi, kugira ngo umuntu ate ibiro nuko amakalori winjije aba ari munsi y'amakalori umubiri wawe ukoresha ku munsi. Ibindi bizamo nyuma by'amadeta yatandukanye biba bishingiye kuri iyi formule yibanze. Akenshi usanga ibyo kurya bikungahaye ku isukari cyangwa se ibitera imbaraga ari byo bishyirwa mu majwi cyane ko ari byo bishobora kuba bitera umubyibuho. Bikaba intandaro y'uko uyu muntu atangiye regime nyine bakubwira ngo ureke umugati, ureke umuceri, ureke kawunga n'ibindi, kugira ngo ubashe guta ibiro kuko batekereza yuko ibikungahaye ku isukari ari byo bitera umubyibuho. Uyu munsi mu kiganiro tugiye kuganira ku mugati. Ngiye kukubwira ni ibiki bigize umugati, kubera icyo abantu batekereza yuko umugati ari mubi, hanyuma nanakubwire uburyo ushobora gufata umugati wawe uyu usanzwe w'umweru wa sandwich cyangwa se wa penkupe kandi ugata ibiro nta kibazo. Ese ubundi umugati ugizwe n'iki? Niki gituma abantu bawutinya? Reka turebe ibigize umugati mu buryo bwimbitse kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza n'uburyo noneho umuntu ashobora kuwukoresha kandi agata ibiro nta kibazo. Ahangaha turaba turi kuvuga umugati wa sandwich cyangwa se wa penkupe. Garama 100 z'umugati ziba zirimo kalori hagati ya 250 na 300. Izo kalori zigizwe na glycide cyangwa se ibitera imbaraga birimo garama hagati ya 49 na 55. Igizwe kandi n'ibyubaka umubiri proteine garama hagati ya 7 na garama 9. Harimo kandi n'ibinyamavuta garama hagati y'2 n'igice n'3 n'igice. Usibye ibigize rero iri funguro ry'umugati, iyo umuntu afashe garama 100 z'umugati mu mubiri we bigenda gute? Ahanga kugira ngo tubyumve turakoresha indice glycemique ndetse na charge glycemique. Indice glycemique y'umugati ni hagati ya 70 na 75. Umugati ukawubarwa nk'ifunguro rifite indice glycemique iri hejuru. Iki ni igipimo kigaragaza uburyo ikigero cy'isukari yawe kizamuka iyo ufashe ifunguro runaka. Mbese uburyo isukari yirukankira mu mubiri iyo ufashe iryo funguro. Hanyuma iyi charge glycemique ni ingano y'isukari yinjira mu maraso iyo ufashe iryo funguro. Iyo umuntu ariye rero garama 100 z'umugati usanzwe wa penkupe cyangwa se wa sandwich, mu mubiri we hahita hinjiramo garama hagati ya 33 na 37 z'isukari. Iyi ngiyi niyo ntandaro ituma abantu batinya umugati cyane, kuko wabyumvishe harimo kalori zitari nkeya, harimo isukari nayo itari nkeya, noneho n'uburyo isukari yinjira mu mubiri nabwo ntago byoroshye. N'ingano y'isukari nyirizina igera mu mubiri nayo ntabwo ari nkeya. Ariko ibi ngibi ntago byari bikwiye kugutera ubwoba cyane ngo bitume ureka umugati burundu, cyane ko umugati ari rimwe mu ifunguro abantu benshi bakunda ndetse rinagora cyane iyo umuntu avuze ngo agiye kurireka. Impumuro y'umugati ikubuza amahoro cyane cyane iyo uri ahantu hari n'abandi bantu bashobora gufata uwo mugati, cyane cyane nko ku babyeyi. Abana ntago uri bubakure ku mugati kubera yuko ngo ugiye guta ibiro, ntago uri babuze uburenganzira bwabo. Ubwo rero uburyo bwiza uri buze kugufasha kuguma muri wa murongo wawe wo guta ibiro kandi utabangamiye abo muri kumwe kandi nawe ubwawe utibangamiye, kuko urabizi yuko nugira stress nta kabuza ibiro birakomeza kwiyongera, ko twarabivuze mu kiganiro kubijyanye n'umusemburo wa cortisol ko uwo musemburo ari umwe mu misemburo ishobora kuba intandaro yo kukuza guta ibiro. N'ibyo kiganiro utari kibonye wajya kukireba. Tumaze kubona ibigize umugati, wumvishe yuko rero umugati utoroshye kuko ufite kalori nyinshi, ufite isukari ku kigero cyo hejuru, byongeye kandi indice glycemique cyangwa se ikigero isukari yirukankira mu mubiri iyo umaze kuwufata nacyo ntago cyoroshye, ndetse na charge glycemique isukari igera mu mubiri iyo ufashe umugati wumvishe ko nayo atari nkeya. Ariko ibi ngibi ntago ari intandaro yo kuvuga ngo uwureke burundu. Niyo mpamvu muri iki kiganiro ngiye kukubwira uburyo ushobora kuwufata kandi ugakomeza guta ibiro. Mbere yuko tuhagera ariko reka tubanze twibukiranye iki kintu. Nubwo ufite kalori runaka ugomba gufata ku munsi mu gihe wifuza guta ibiro,
ugomba no kuzirikana ku kijyanye na macronutriment zigize izo kalori ugomba gufata kugira ngo utazagira ikibazo cya carence cyangwa se hatagira bimwe mu by'ingenzi umubiri wawe ukeneye ubura mu mafunguro wafashe, bikaba bishobora kuba intandaro y'indwara zitandukanye. Ibyo twabivuzeho mu bindi biganiro. Reka dufate urugero rw'umuntu ugomba kurya kalori 1800 ku munsi. Izi kalori 1800 zigizwe na garama 90 z'amavuta, proteine garama 113, hanyuma isukari cyangwa se glycide ni garama 126, hanyuma hakaba harimo na fibre garama 18. Kugira ngo rero uyu muntu izi kalori ze 1800 zibe zigizwe n'indyo yuzuye, nuko yubahiriza ibi bipimo. Kugira ngo rero bikorohere ubashe gukomeza urugendo rwawe rwo kuboneza ibiro kandi nturenze kalori zawe ku munsi kandi ntunarenze na macronutriment zawe ku munsi, nuko mu gufata amafunguro ugira ibyo witondera. Byaba byiza umugati igihe uwufashe utarengeje tartine 2, nukuvuga garama 50-60 bitewe n'ukuntu zo tartine zingana, kugira ngo uze kubona umugati uwufate ntukore regime ngo ube frustré kwa ko wigomwe ibintu ukunda cyane. Hanyuma ariko kandi ntunarenze igipimo ubashe guta bya biro kandi utagize stress, utabaye frustré. Byaba byiza utarengeje tartine 2 rero. Izo tartine kandi nazo ukazifata zisize cyangwa se zitari zonyine. Mu kuzisiga ariko ukirinda gusiga konfitire cyangwa ubuki kuko birimo isukari nyinshi n'ubundi uba urimo kongeza peteroli ku muriro. Ahubwo ugashyiraho avoka cyangwa se fromage cyangwa se ukayifatana n'imboga zitandukanye kugira ngo ushyiremo fibre zize kugabanya uburyo isukari yirukankira mu mubiri. Mu kiganiro nakoze kuri cortisol nakubwiye yuko kugira ngo ubashe guta ibiro ari uko cortisol yawe ibiri ku kigero cyiza. Kwirinda ibintu bidustressa ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu abasha guta ibiro. Niba rero ukunda umugati cyane, kuwureka cyangwa se kuwigomwa kandi wenda naho uri uhari abandi barimo kuwufata, ni kimwe mu bintu bishobora kugustressa, bishobora kukugora, bikaba byaba n'intandaro yo kuva mu byo wiyemeje ugahita uvuga uti kama mbaya nitugera mu ijuru tuzahabwa imibiri mishya. Hari ikiganiro nakoze kivuga ku bitera imbaraga cyangwa se ibinyesukari, aho nakubwiye ngo kugira ngo ubashe gufata amafunguro arimo ibitera imbaraga neza ataguteye ibibazo, ukwiye kwambika isukari yawe ikoti. Niba icyo kiganiro utarakibonye ndagushishikariza kujya kukireba, biragufasha gusobanukirwa n'ibyo ndi kuvuga hano. Ikoti rero uri bwambike uyu mugati kugira ngo ubashe kuwurya kandi ntuguteze ibibazo, ni ukutawufata wonyine, kuko mwabonye ko uri mu isukari nyinshi, ufite indice glycemique yo hejuru na charge glycemique yo hejuru. Ariko iyo ugiye kuwufata ukawufatana n'andi mafunguro bigabanya iyo indice glycemique yawe, kubera yuko fibre zakuwe mu ngano igihe hakorwaga ifarini ubu zisimbuje ibyo bindi wafashe, bigatuma noneho ya indice glycemique igabanuka. Ahangaha ndavuga nko gufata umugati ukaba wawusigaho avoka, cyangwa se ukaba wawurisha igi ukaba wawufatana n'igi, cyangwa se ukaba wawusigaho n'ibindi bigiye bitandukanye cyane cyane nk'amafromaje, ariko ukirinda kuwusigaho za konfitire n'ubuki kubera yuko byo ni isukari n'ubundi nta koti riba ririmo, nabyo ubwabyo biba bikeneye irindi koti. Ukawufatana n'ayo maproteine nari maze kuvuga, izo fromage, cyangwa se ukawufatana na avoka, cyangwa se ukawufatana n'imboga zitandukanye, urunyanya, concombre cyangwa n'urundi ruboga ukunda, cyangwa se ukawufata ku mafunguro. Hari abawufata muri salade, hari abawufatana na potage. Icyo gihe isukari iri muri wa mugati ya charge glycemique ntabwo iri bugabanuke, ariko indice glycemique, igipimo isukari iri buzamukireho mu mubiri wawe kiragabanuka kubera yuko uraba ufatanye n'ayo mafibre, uraba uwambitse ikoti. Niba rero wifuza kurya umugati kandi uri mu rugendo rwo kuboneza ibiro, wirinde kuwufata wonyine cyangwa se wirinde kuwutangiriraho igihe ugiye gufata amafunguro, ahubwo uwufatane n'andi mafunguro, kandi wirinde kuwufata mu ifunguro ririmo ibindi bikungahaye ku isukari byinshi, kugira ngo utaza kurenza igipimo cy'isukari ugomba gufata ku munsi. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Muri iki kiganiro twarebeye hamwe ibigize umugati, impamvu abantu bawutinya n'impamvu bavuga yuko umuntu akwiye kuwureka igihe agiye guta ibiro. Twarebeye hamwe kandi uburyo umuntu ashobora gufata umugati kugira ngo
ntibize kubangamira urugendo rwe rwo guta ibiro. Niba hari ikindi kintu wifuza ko twazaganira muri iki kiganiro wabitwandikira muri comment. Niba wakunze iki kiganiro kanda like, wibuke kandi gusharinga bagenzi bawe kugira ngo nabo iki kiganiro kibagereho. Niba uri hano ukaba utarakora subscribe, ndakwinginze ndagusabye kora subscribe kugira ngo umuryango wacu wa Gahinga Harmony waguke tube umuryango mugari. Murakoze cyane.